Reka tubasuhuze inshuti mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndi Barore Cleophas. Uyu ni wa mwanya w'abahanzi w'abanditsi, inganzo y'umwanditsi. Umwanya twakiramo rero abanditsi b'ibitabo ndetse n'abasomyi babyo n'abashaka kuvuga ku muco wo gusoma no kwandika kugira ngo twumve icyo batekereza cyane cyane ku nganzo y'ubwanditsi mu Rwanda. Uyu mwanya dufite umwanditsi yanditse igitabo yise Inzozi z'urukundo. Kuvuga rero ku rukundo ushobora kundeba ukavuga utese nawe nibyo ugiye kuza kutuganiriraho muri uyu mwanya, ariko kandi witwa Michel Sardou mu ndirimbo ye yaravuze ngo urukundo ni nk'umugezi ngo utembana abantu bose ngo kuva ku myaka 7 kugera kuri 77. Nawe rutareba rero nta naho waruhungira, nta n'impamvu yo kuruhunga kuko atari rubi. Icyakora muri iki gitabo harimo insanganyamatsiko zigiye zinyuranye, hari aho umwanditsi avuga no kubarukomerekeyemo, rugira intambara zarwo, barukomerekeyemo ko babyitwaramo n'ibindi n'ibindi. Ntabwo rero nshaka kuba ari ngiye wiharira ijambo, ahubwo turi kumwe na nyiri kwandika icyo gitabo Inzozi z'urukundo. Nkaba ngira ngo mumfashe tumuhe ikaze. Uwimana Emmanuel, ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Igitabo cyawe wagiteruye ugira uti Inzozi z'urukundo. Izi nzozi warazirose? Bisa naho nazirose, ariko sinavuga ko nazirose ndyamye, ahubwo byari nk'ibitekerezo y'umuntu arimo gutekereza, ameze nk'urimo kurota ibizaba mu gihe kiri imbere. Akurikije akenshi usanga indoto ziza zitewe yenda swate n'ibyo umuntu yaciyemo cyangwa n'ibyo umuntu abamo cyangwa n'ibyo abona buri munsi. Icyo gitabo rero cyitwa Inzozi z'urukundo nakifashe nshingiye ku iyo ntumbero. Wigeze gukunda? Yego. Wigeze gukundwa? Cyane rwose. Izo nzozi warazikabije cyangwa zakubereye za zindi bita ngo ni inzozi z'umunyamiruho? Ubu inzozi zabaye impamo. Ukuvuga izo narose icyo gihe ntangira gutekereza kwandika kino gitabo, nabaye nkaho ubu ngubu mu gihe ngezemo zabaye ukuri. Kwa kundi uryama ukarota wagize ibihe byiza, ukaba wakumva uvuga ati icyampa zino nzozi zigakomeza. Kuri nge rero izo narose bya bitekerezo nagiraga cyangwa se za ntumbero nibazaga zabaye impamo ubu ngubu tuvuga. Kwandika iki gitabo Inzozi z'urukundo byakujemo niba ubyibuka gute? Njya gutekereza ko iki gitabo cyo kwandika igitabo Inzozi z'urukundo, narebaga hari mu 2010 kuri radio, kuri televiziyo, mu binyamakuru bitandukanye hatambukaga inkuru zitwa ngo umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, umwana yishe umubyeyi we cyangwa umubyeyi yishe umwana. Ndibaza kubera iki ibi bintu bibaho mu muryango nyarwanda, ese byagenze bite? Njya kureba rero ubwo natangiye kwibaza, ese ngewe nanjye ndamutse nshatse umugore cyangwa nkaba muri famiye nanjye byazanshyikira? Nari ntarashaka icyo gihe. Iki rero ntangira kwibaza, ese ni gute, ni iki nakora kugira ngo ibi bintu bihagarare? Nari mfite inzozi zo kuvuga ngo ese ibi bintu bishobora guhagarara, ese ngewe nshobora kuzagira urugo rwiza rushobora kuzira ya macakubiri cyangwa se za nzangano za conflict ziba hagati y'abashakanye bashobora gutera kwicana. Naho ngaho narindi ko hazimu watse se. Utekereza ko kuba warabitekereje ukanandika ugahera mu rukundo rw'abasore barambagiza n'abakobwa barambagizwa, cyangwa renverse niba n'abakobwa barambagiza, yenda nabyo turi bubigarukeho. Yego. Utekereza ko kubyandika byakemura ikibazo cyo gukimbirana abantu barigeze gukundana? Burya nabo biba byabayeho, hari igihe baba barigeze kubwirana ya magambo y'urukundo. Hano mu gitabo nabishyizemo, njya kwita kuri ibi bintu nabanje kureba ese impamvu ni iyihe koko hazimu watse.
usanga umuntu ujya gushwana n'undi nuko baba barabanje kubwirana ndagukunda za buri munsi. Noneho njya kwandika igitabo rero n'abantu umuntu amenye igitera iki kibazo gituma amakimbirane aba yashobora kukirinda. Usanga rero hari urubyiruko rwinshi rwinjira mu rukundo rutazi ahantu rugiye, rukagenda kubera ko mugenzi we yashatse umugore, kubera ko afite ibibazo bashaka gukemura, nawe akabatereka mbijyemo, ugasanga bigiyemo atazi ibirimo. Ni nko kuvuga, hari ahantu nanditse ndavuga ngo hari igihe umuntu agwa mu ruzi arwita ikiziba, umenye ko ari uruzi wabanza kumenya koga hama ukazambuka rwa ruzi, ariko ubaye utaruzi ntushobora kurwambuka. Niyo mpamvu rero navuga nti nindamuka nanditse hakagira abamenya ibibera mu rukundo bazajyamo babizi, nihaba na conflict zabaye bamenye uburyo bazikemura. Ariko urwo ruzi hari n'abajya gupima uburebure bw'umugezi bakamanurira icyarimwe amaguru abiri. Nibo barohama cyane rwose. Ubwo nko mu rukundo kumanurira icyarimwe amaguru abiri ni nka gute? Urumva hari igihe navuga ko hari umuntu ushobora kujya mu rukundo, tuvuge yenda aje kunsura iwanjye mu rugo, abonye uburyo mbanye na madamu n'urugero, cyangwa se mwebwe yageze mu rugo abona urugo ruraryoshye, agahita yumva ko uko mumeze aho mugeze ari naho ahita nawe atangirira. Ashobora kugenda rero yirekuye atazi ko hashobora kuba harimo n'intambara mushobora kuba mukemura ku ruhande ariko zitagaragarira buri wese. Igihe rero yagiye yishoye wese adasize nakwita rutangira, ashobora naho guhuramo na za mbogamizi. Kuko n'urugero hari abantu benshi, hari matimoyaje menshi nagiye nakira, usanga umuntu yaragiye gushaka azi ko urugo ari paradiso, yageraho yahura n'intambara runaka gatoya n'amakimbirane gato agahita yibaza ese koko ibintu nibyo nari nashakaga. Aha, tugiye mu gitabo mo imbere kuri paje ya 25 hari aho wanditse uravuga ngo va mu cyumba utembere, ariko ni bimwe mu byo wasubizaga ikibazo cyo kuvuga ngo ni hehe nakura inshuti, ni hehe nabona umbera inshuti. Ubwo ashobora kuba ari umukobwa ubyibaza, ashobora kuba ari umusore ubyibaza, uramubwira ngo va mu cyumba utembere. Dusobanurire mu buryo bwimbitse. Ahangaha utarabona inshuti ari mu cyumba. Oya, ntago nabigereranya n'ibyo, ariko nabifatiye mu muryango nyarwanda hano tubaho buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Ndimo gusobanura iyo ngingo, navuze yuko ubaye tuvuge uri mu ishuri ntuzigere ubana na mugenzi wawe neza, biragoye ko uzabona inshuti. Natanze urugero rufatika ndavuga ngo niba hari mariage runaka bagutumiyemo ntuyigemo, niba hari ibirori runaka cyangwa se ari urubanza umugenzi wawe yagize nturugemo, biragoye ko uzahura na Cleophas ngo mumenyane. Cleophas nimuhura azagufasha kumenyana n'uwundi mukozi bakorana, cyangwa se aba yakugeza kuri mubyara we akugeze ku nshuti ushobora kubona. Nuvuga ngo kugira ngo ubone ya nshuti yawe, kugira ngo inshuti yawe izava mu nshuti nyinshi ufite, reka mvuge ngo inshuti nyanshuti uzayikura ku nshuti. Niko kuva mu cyumba? Nuvuga ngo kuva mu cyumba navugaga, niba wihugiyeho wowe wenyine biragoye ko uzabona inshuti. Mu yandi magambo se, ababyeyi bakunze kubuza abana kugenda barakosa, bakashaka ko icyumba nishaka nkigereranye n'igipangu. Abo babyeyi bafite izo mpungenge, bashaka ko abana baba bari aho hafi bamenya ngo uvuye he ugiye he, barakosa. Njye ku ruhande rumwe reka mbyite ko bakosa, kubera ko aho kugira ngo urinde umwana gusohoka wamubwira ahubwo icyo azahurira nacyo hanze, akirinda cya kindi kuruta kwirinda ko azagenda hanze, kuko ntabwo uzahora umuboshye. Ndaguha urugero, hari umwana umwe bigeze gufata baramubwira bati rero twamenye yuko hari groupe ugendana nayo kandi iyo groupe ntabwo tuyishaka, turashaka ko uzajya uba hano mu rugo ukava ku ishuri, uza hano mu rugo ukava mu rugo ujya ku ishuri. Umwana nanjye arababwira ati ese mutekereza yuko kuba ngenda aricyo gishobora gutuma mbikirara? Arababwira ati mujya munshishikariza gukora siporo. Ati uyu munsi nshobora kubyuka mu gitondo ngiye muri siporo, nkajyaho nkakora ya mabi yanjye mu kanya nkagaruka nk'uvuye muri siporo. Icy'ingenzi rero nuko wagateguye umwana ukamubwira ati nyamuneka uramenye nujya hari hanze hari abantu bameze gutya na gutya na gutya, nubirinda bizatuma ugira ubuzima bwiza, gusumba ko umubohera hahandi hamwe ari, aho ukamubwira ati inshuti nziza uzayibwirwa n'iki, inshuti mbi uzayibwirwa n'iki, uzirinda inshuti mbi ahubwo
ukurikire inshuti nziza. fata icyo gitabo, nanjye mfite igitabo ku rupapuro rwa 75. Hari amagambo nshaka ko ugira icyo uvugaho muri iki kiganiro. Urupapuro rwawe rwa 75, 76. Uhere ku gika cya kabiri aho uvuga ngo none wakwibaza uti unsomere. None wakwibaza uti igihe umukunzi wawe noneho ari kure y'imbibi cyangwa hakurya y'inyanja ubyifatamo gute? Komeza. Ndabizi ko hari benshi bahita bavuga ngo nahita mbivamo. Komeza hepfo. Wenda mwahuriye muri bisi cyangwa tire mu rugendo rurerure, mu bukwe bwa mubyara wawe, mu biruhuko cyangwa kuri interineti. Urakoze cyane, nashaka kugera aho ngaho cyangwa kuri interineti. Uru rukundo rwo kuri interineti, iyo wumvise abavuga ko gukundanira kuri interineti ari umuco wacitse, ubasubiza iki? Kuri njyewe mbasubiza ko baba bihenze, kuko interineti nayo ni uburyo bukoreshwa mu guhanahana amakuru cyangwa se kugirana communication n'inshuti zawe. Zishobora kuba ziba hafi cyangwa kure yawe. Ndimo gusubiza kino kibazo, navuga yuko gukundanira kuri interineti ni ibintu bisanzwe. Ni nkuko waba uri kure yanjye nkajya nguhamagara cyangwa nkakoherereza urwandiko ku iposita. Interineti rero igufasha kugirana communication amasaha yose ushaka na wa mukunzi wawe. Ishobora no kuba yakongera urukundo ruri hagati yawe n'uwo mukundana. Ariko iyo uvuze uti ari hanze y'imbibi z'igihugu, nabyo ni kimwe mu bintu biriho muri iyi minsi, Bwana Emmanuel, aho usanga umugabo ari mu Rwanda, umugore ari i Bwotamasimbi, cyangwa se ari umugore uri i Bwotamasimbi, umugabo ari mu Rwanda. Yego. Uru rugo, uru rukundo, ibi bintu urabishyigikira, wabyankuraja? Kuko hari n'abakora ubukwe ugasanga babukoze muri iki cyumweru, mu gitaha umwe aragiye, kandi agiye azamara imyaka runaka. We nk'uwabitekerejeho ukanabyandikaho, ubivugaho iki? Njya kwandika kwiyisije, narebye kuri urwo ruhande uvuzemo. Mu by'ukuri ubuzima busigaye budutegeka gukorera kure y'urugo rw'umuntu. Ni ukuvuga ngo umugabo nyine akaba kure y'umugore cyangwa umugore akaba kure y'umugabo. None aribaje ntese ko hari amakimbirane ajya abaho kubera akazi. Mu by'ukuri twese tubaho kubera akazi. Udakoze ntiwabaho. Baravuga ngo mu Kinyarwanda ngo udakoze ntakarye. Ariko ubuzima buratwoburije, ntiwavuga ngo urareka akazi kubera ko ukabonye kure. Ahubwo nandika n'abantu, niba umugore wawe bakure yawe, niba umugabo wawe bakure yawe, ni gute mwamentena rwa rugo rwanyu rukakomeza kubaho nk'ababana buri munsi? Yenda mu gihe okazi yabonetse umugabo akaba yagaruka cyangwa umugore akagaruka bakabana, ariko mu gihe batarabana, nako mu gihe ibyo bitarashoboka ngo akazi kaboneke hafi, ni byiza yuko bakomeza gukora, donc bagahanahana amakuru, bakaganira ku buri munsi nk'ababana bakoresheje ya internet cyangwa za telefone. Bityo bizatuma ba bantu bakomeza kuba in touch cyangwa se bakomeza kuba umwe. Ariko ku ruhande rumwe navuga ngo ntago ari byiza. Ntago ari byiza yuko abantu umugabo n'umugore babaye ukubiri. Ariko iyo turebye ubuzima bw'uno munsi uko butwoburije, hari igihe mba nkorera hano i Kigali, umugore wanjye yenda ari Rusizi, hari igihe umwe umugani nk'uko bivuze ashobora kuba bahura muri weekend gusa, ariko ntibikuyeho ko buri munsi umwe amenya amakuru yiriwe mu rugo, umwe yamenye uko yiriwe, umwe yamenye uko yaraye, gutyo. Nkumva rero bifasha cyane. Wifashishije undi mwanditsi wavuze ngo la distance ne veut rien dire si les deux cœurs sont fidèles. Wow. Yego. Ariko hari n'abatekereza ko uku kutabana, uku kuba umwe ari kure, hari abashobora ahubwo kubyuririraho bagahemuka. Cyane nk'uko mwarimu bivuze kuri rino jambo ryitwa ngo distance ne veut rien dire si les deux cœurs sont fidèles. Ni nko kuvuga ngo distance ishobora gusepara umugabo n'umugore cyangwa inshuti zikundanye, ntacyo yabivuze mu gihe imitima yabo bombi ari nta makimwa cyangwa se ari fidèle comment je peux dire, ari indahemuka. Nuvuga ngo niba naba kure yawe, ni kimwe nuko abantu babana bashobora guhemukirana kandi babana buri munsi,
aha rero ikirisurinye cyangwa icyo nafokasingaho ni ukuvuga ngo niba umutima wawe utagucira urubanza yuko ushobora guca umugore inyuma yawe cyangwa umugabo inyuma yawe, ushobora no gusumba, mushobora gukundana cyane nubwo mwaba mutandukanye, gusumba babandi babana umunsi ku wundi ariko badafite imitima iri hamwe. Hanyuma rero bwana Emmanuel, ku rupapuro rwa 82 inshuti mukurikiye iki kiganiro, ashobora kuba harimo abasore bashaka kurushinga, ashobora kuba harimo abakobwa barimo kwitegura nabo kurushinga. Hari aho wavuze ngo ibyo umusore akwiye kuba yujuje kugira ngo ashinge urugo. Paje ya 82 uravuga ngo muri byo umusore agomba kuba umusore afite akazi, ubunyangamugayo no kwiyubaha, imibanire no gusabana n'abandi, kuba umuntu uzi gufata ibyemezo no gushyira mu gaciro, kugira inzu yo kubamo. Ibi bintu byose agomba kuba byujuje kuri wowe? Oya, kuri njyewe ntago byose ashobora kuba byujuje, ariko kimwe cyunganira ikindi. Ashobora kuba adafite iyo nzu ariko akaba afite akazi gashobora gutuma yatunga urugo. Impamvu ibi nabishyizemo, hari abenshi bihutira gushaka urugo ariko atabanje kubitekerezaho, akumva ko urugo ari ubuhungiro kandi urugo ntago ari ubuhungiro. Ahunga iki? Ahunga ibibazo. Hari ahantu nabishyizemo, hano nashyizemo ngo impamvu mbi zo gushaka. Nazo turazigarukaho, ariko hano icyo nshaka kuvuga, wakagombye kujya ziri ku rupapuro rwa 89. Yego rwose, turazigarukaho. Wakagombye kujya gushaka wamaze kwitegura. Urugo, harimo abasaza bigeze kuvuga ngo urugo ntago ari imikino. Urugo ni ubuzima, ni uguhindura paje y'igitabo wasomaganye, niko nabyise. Ubwo niba nabaga ndi umusiribateri, mbyuka igihe nshakiye, nkora icyo nshatse, ntekereza uko nshatse, ndepansa amafaranga uko nshatse, biratandukanye. Bishatse kuvuga ngo rero wakagombye kujya kwinjira muri wa mushinga wo gushaka urugo wamaze kwitegura. Niba ufite ako kazi gashobora kunganira na ya nzu ufite, ushobora kubura inyangamugayo nk'uko nabivugaga, ntiwaba utari inyangamugayo ngo ujye gushaka, biragoye. Niho hahandi uzasanga umuntu amara gushaka iminota mike ejo urugo rukaba akabivamo kubera ko yagiye atabiteguye. Ni urugero yenda harimo umuntu ujya gukora ubukwe, ngira ngo abenshi badukurikiye yenda barabizi, barabukoze, bije ntabwo iba yoroshye, iba yihagazeho kuri iki gihe uko waba ureshya kose, haba hari amafaranga uri busohore, ugasanga agiye atabiteguye. Ejo yagera mu rugo, ubukwe bamaze kumushyigikira, ageze mu rugo ejo agakenera bezuiziniza, umugore agatwita, umugore akabyara, abana ku ishuri, agasigara abona ko ari mu bibazo kuko bibisubizo. Iyo bitateguwe neza rero, ejo niho usanga yabuze ikode ry'inzu. Batari harya ubundi nari ndi mu biki, wakwisubirira muri bwa buseribateri bwanjye njya kuba mu nzu nshatse cyangwa mbana n'abakolege, akarya hasanze bihiye. Niyo mpamvu rero hano navugaga yuko byibuze yakagombye kugenda yujuje ibi ngibi by'ingenzi. Ngira ngo urabizi, kera mu Rwanda mu cyaro wasangaga kugira ngo umusore ajye gutereta umukobwa w'ibunaka nuko yabaga amaze kuzuza inzu, atayifite nta kintu bari kuvugana. Ni waba urazi bajyaga batanga inkwano, isaka akakubwira ati genda mwana wanjye umaze kuba umusore, ngaho dore ikibanza hariya, numara kubaka inzu uzambwire njye kugusabira umukobwa ushaka. Ukweri. Ngukweri. Ariko uno munsi siko bimeze. Hari n'uza muzanye akamubwira ati dore umukazana wawe nguye. Usanga rero iyo bidateguwe neza, nibyo nahoze mvuga, ari byo bizana amakimbirane mu muryango. Ku rupapuro rwa 89 rero uti ku mpamvu mbi zo gushaka. Se impamvu mbi zo gushaka, ubwo kuri iki kiganiro badafite iki gitabo mu ntoki nk'uko tufite iki gitabo hano, narazisomye yewe, ariko ndagira ngo abagikurikiye ubibibwirire. Hari impamvu mbi zatuma umuntu ashaka ni izihe, kugira ngo niba hari n'uwateganya kunyura muri iyo nzira tumubwire tutigarukiraho. Rwose murakoze cyane. Hano navuga ko impamvu mbi zo gushaka, hari abantu bashaka, impamvu ya mbere, hari umuntu ushaka arimo guhunga ibibazo. Sinzenda niba ndagenda nsobanura rimwe kugira ngo nta kibazo, watanga urugero ruto ruto. Hano aha guhunga ibibazo niho navugaga yuko hari igihe umuntu aba wavuze ngo gushaka by'agahimano. Hano ababyeyi, hari igihe ababyeyi baguhatira gushaka umuntu runaka. Ngira ngo urabizi mu muryango nyarwanda, ubu tuba nkorera hano, yenda nshobora kuba nkorera hano i Kigali, hama nkaba iwacu ari mu burengerazuba, nkazava hano
nkajyana iwacu umugeni nkamubwira ntiri ku ishuri cyangwa mu kazi namenyanye n'uyu mukobwa none ndashaka ko tuba umwe mudushyigikira. Ababyeyi bakaba bati hoya ahubwo uyu mukobwa ntitumushaka turashaka uyu nguyu. Ugasanga rero ugiye gushaka by'agahimano uvuga ati reka byibuze nikize ababyeyi mbemerera ariko udakunze wa muntu. Icyo gihe rero ntago biba biryoshye. Usanga ejo urugeramo ukavuga ntago uba ukunze wa muntu ugiye gushaka. Ubu ugiye kubana nawe kubera ababyeyi babikoburije. Aha, iyo ni impamvu imwe. Warakomeje uravuga ngo hari ugushaka umufasha ugendeye ku bwiza bw'inyuma gusa. Ahubwo niba iki ngiki uravuze ko ari impamvu mbi, kubanza abenshi se baba barahuye n'icyo kibazo, niba wakise ikibazo biba ikibazo ryari bitaba ikibazo, kuko uburanga burarebwa cyane rwose. Nibwa ko nawe ujya kureba wahereye ku bigaragara inyuma. Ahangaha nabishyizemo yewe hari n'ayandi mapaje biriho. Naravuze nti iyo umuntu koko ajya gukunda abanza kureba ubwiza bw'inyuma, ariko icyo ntago gihagije kugira ngo wemeze yuko uwo muntu mugomba kubana akaramata cyangwa igihe cyose. Usanga harimo rero benshi bita ku bwiza bw'inyuma ho kureba imico ya wa muntu bagiye kubana. Kavuga hari aho nagaragaje ndavuga nti hari abakobwa bakunda abasore b'ababogare aho kureba ikiri mu muntu mo imbere. Usanga rero iyo wise kuri bwa bwiza bw'inyuma ejo burashira. Niba nari mfite amatuza ejo nshobora kunanuka nkangana ubusa. Niba nari mfite amataye nk'umukobwa nayo ashobora gushira nkaba wa wundi. Niba warakunze ya mataye gusa rero utarakunze ngewe umuntu uwo ndiwe w'imbere. Ya mataye ariko byose ikibazo basigaye banayahaha ku isoko. Ejo bundi hari uwo twageze tuganira arambwira ati wari ubizi ati umuhungu yakunze umukobwa kubera amataye ariko y'amagurano nk'uko wari ubivuze. Atabizi bamaze kubana kuko yakoraga uko yashoboye kugira ngo abungabunge bya bintu bye. Bageze mu rugo bati kumbi wamfunyikiye amazi bigeze ahangaha, urugo ruhita rusenyuka ubwo ngubwo. Aha, gushaka umufasha kugira ngo umukure mu bibazo, gushaka umufasha uhunga ibibazo. Urakomeza uti gushaka nabi nanone ni ugushaka umufasha bishingiye ku gushaka gukira igikomere cy'urukundo. Ibi byose ntituri bivugeho iminota ntiri budukwemerere, ariko reka mvuge ku tuntu tubiri udufashe kubyumva. Ni ryari utekereza ko umuntu yashaka umufasha ari ukugira ngo amukure mu bibazo? Aho ngaho nabyanditseho mvuga yuko hari igihe tuba tubana muri sosiyete hatandukanye, tuvugenda turakorana, hakaba hari umukobwa wagumiwe, reka mbyite gutyo, ariko wowe ubibona, ariko ubitekereza utazenda n'ibibazo ukavuga ati ariko uriya muntu uwamushaka nkamuvana muri kiriya kibazo arimo byibuze nawe akitwa umugore. Hari n'igihe ku rundi ruhande ibyo se hari abahungu babigira cyane rwose, akamukunda kubera icyo kintu kugira ngo amuvane muri icyo kibazo. Babaho cyane. Hari abo twaganiriye rwose bitangira n'uvuga ngo bitangira atari uko bitangira ari abakolege basanzwe, inshuti zisanzwe, akajya amuganiriza akamubwira ibibazo bimubaho. Iyo abantu ari inshuti ibyo bita nakwita ngo best friend, akuganiriza buri kimwe cyose, abamubenze, abamwemeye, aho bwapfuye bageze mu rusengero cyangwa hehe. Bigeraho rero wa muntu ukumva umugiriye ikigongwe, ukumva umugiriye imbabazi gusumba yuko umukunzi, ukagenda ari uko ugiye kumuvana muri cya kibazo ariko ari uko utamukunze. Icyo rero iyo bageze mu rugo ni hahandi cya kindi gishobora gukemuka n'urugero, ariko imico ya wa muntu ishobora gutuma wicuza impamvu washatse wa muntu. Ibyo rero bishobora guhita bitaza ya makimbirane ashobora gutuma batandukana. Aha, nshuti turi kumwe muri iki kiganiro turaganira ku gitabo Inzozi z'urukundo, kandi iminota yo irimo kugenda. Nagira ngo dukomereze ku rupapuro rw'128. Iyo hazimye uwatse 128, harimo ibintu byinshi wagiye uvuga, ariko uvuga ku bantu bagiye bagira ingorane zo gukundana, nyuma hakazamo ya makimbirane, nyuma hakazamo gutandukana. Uravuza ngo ni gute ushobora kwibagirwa umukunzi wawe nyuma y'itandukana ryanyu. Watanze inama nyinshi cyangwa se ibitekerezo binyuranye, birimo ngo guha agaciro urwandiko rwawe, kumuvana ku rutonde rw'abantu b'ingenzi wari ufite, n'ibindi. Ibi bintu uko bitakubayeho ubikurahe? Ntabwo byambayeho, ariko nabanye n'abantu byabayeho. Yewe baje kunsaba inama bambwira ati ese mbigenze gute. Usanga iyo umuntu amaze gutandukana n'uwo yakundaga biragoye guhita umwibagirwa. Reka ntange urugero. Ubundi se byanashoboka ahubwo cyane rwose kumwibagirwa?
nge akenshi njya mvuga ko nta muntu wibagirwa ahubwo arirengagiza kugira ngo ubuzima bukomeze. Kwibagirwaho ntibibaho. Icyo wamenye n'icyo wabonye akenshi ntabwo ushobora kukibagirwa, gusa ushobora kukirengagiza kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze. Ahangaha rero nganira n'abo bantu cyangwa n'abo byabayeho, usanga baragize ibikomere akavuga ati njyewe sinzongera. Reka mfate urugero rufatika. Umuntu ni umugore n'umugabo bakoze divorce, bari bamaranye igihe kinini babana, nyuma y'igihe haba amakimbirane, babona kugumya kubana bidashoboka, baratandukana. Wa muntu yaba umugabo cyangwa umugore kugira ngo yongere kubaho, harimo uwumva ko niba batandukanye ubuzima bwabo burangiye, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Aho rero natangaga inama mvuga nti nyuma y'uko ibyo byose bibayeho, nyuma y'uko utandukanye n'uwo mugore wawe mufitanye n'abana, ese n'iki wakora kugira ngo ubwa buzima bukomeze? Aho rero niho navuga ngo ushobora kuvuga yuko urwandiko rwawe cyangwa se vocation atari uko wari kubana na wa muntu akaramata. Icyo ni kimwe, kugira ngo byibuze wibagize yuko igihe gikomere ufite cyakomeza kukubuza kubaho. Harimo ugira deception ku buryo harimo umumama twigeze tuganira ambwira ati njyewe no kureba igitsina gabo numva, donc umugabo wese numva ko ari umugome. Urumva umuntu ugeze ku icyo gihe aba yarangiritse muri we, aba akeneye kongera kubaho kugira ngo yumve ko ubuzima ntabwo ari aho burangirira. Ashobora kongera gukundwa nyuma y'uko ngo wamuhemukiye, umuntu akaza akemera uko ameze, akemera za deception yagize, akemera bya bikomere yagize, akemera kumufasha kugira ngo ave muri cya kibazo. Hanyuma se Bwana Uwimana, muri iki gitabo cyawe wagarutse no ku bantu ngo bakomerekeye mu rukundo, ngo iyo ukundanye n'uwakomerekeye mu rukundo. Icya mbere, uwakomerekeye mu rukundo nabo badivorushije, ni ukomereka n'abamaze gushakana. Mu rukundo habamo ibikomere bitandukanye byo ku ngero zitandukanye. Uno munsi nshobora kuba ndi umusore mfite umukobwa twakundanaga, cyangwa uri umukobwa, cyangwa uri umukobwa nabwo hari umukobwa ufite umusore bakundanaga. Burya mu rukundo habaho amapromesi menshi atandukanye. Hariho uwo bazabana, hariho n'uwo baba bataragera ku icyo gihe ariko bafite amasezerano bafitanye. Ejo rero hari igihe umuntu akubwira ati nyamuneka njyewe nyibagirwa, mubo washyiraga mu murongo, mubo wakundaga nyibagirwa. Abahemutse cyane rwose, abanakomerekeye. Kandi akubwiye ukuri biragoye, arabona muri ku mirongo ibiri paraleli itazahura. Abikubwiye mutaragera muri infini, ukomeza kwiruka kuri hobi byansize. Uwo muntu abahemutse. Udahemutse ni wa wundi baje kubwira ati ese wankunda, wampa urukundo, wakwemera gukundana nanjye. Uwakubwiye ati nyibagirwa ntago ngendana nawe, aho nta kibazo kirimo. Ariko wa wundi mwaraje kwiyangaje, hari imirongo runaka mwari mwaragezeho, mwarakundanaga, byaramenyekanye mu miryango, byaramenyekanye mu nshuti, ejo bimutunguye akamubwira ati rero yenda maze kureba imigendereze yawe n'uko uteye n'imico yawe, ndumva ntakomezanya nawe. Harimo uhita ukomereka direct, kuko yarangije kwisetingamo yuko azabana na wa muntu. Icyo ni igikomere kimwe. Icya kabiri ni icyabo ngabo barangije kubana, ariko nyine igihe aguhakaniye kumpa akanimpamvu akazikubwira, abahemutse. Oya, uwo nguwo ni imfura. Kuki uwo wundi ubibwiwe bimugora kubyakira? Akenshi nibyo narimo kuvuga, aba yaramaze kwisetingamo yuko azabana na wa muntu. Reka ntange urugero. Uri umusore, kera yenda ukiri umusore, umaze kwereka, kuko abakobwa benshi n'abahungu bibabaho mwino minsi ya none, byaba n'abandi wahuriye n'umuntu hano muri tire cyangwa se mu bukwe runaka, muhanye communication, mugeze igihe cyo gusezerana yuko hari projet runaka mugiye gukora, yenda mariage, ugiye iwabo w'umukobwa, umukobwa kujyanye iwabo w'umuhungu, urumva byamaze gufata indi ntera cyane. Gusubira muri ba bantu ngo babwire ngo rero wa muntu ntitugikomezanyije, bizagukomeretsa cyane, bizanakugora. Yego ni byiza yuko yanabikubwira, no harimo n'utabikubwira, akabura ati nyibagirwa, ya telefone akayikuraho, akimuka aho yabaga, byose bikarangira, ukamubura. Uwo muntu rero kugira ngo yongere kumva yuko wa muntu, suppose yenda yuko hari, njya mfata urugero rw'abahungu benshi n'abakobwa, hari igihe bafite n'abandi bamuteretaga cyangwa yateretaga, yarangije kubwira ati mwemwe ndetse hari uwo turi kumwe no munsi. Kongera kuzabwira ba bantu ngo wa muntu yaragiye none mugaruke, kiragoye. Aba yakomeretse. Aha, uhuye n'uwakomeretse rero niho nagira ngo dusoreze. Harimo uwakomeretse muri rwa rukundo, wahuye n'ibyo bibazo byose twakomeje kuvuga, noneho akeneye yuko bamuha
urukundo, bakeneye ko bamuha affection. Niho navuga ngo biragoye guhereza wa muntu urukundo, kuko akenshi ahora yikanga yuko nawe ushobora kumuhemukira nka wa wundi wamuhemukiye. Bisaba rero yuko icyambere wa muntu akwizera nawe ukamwizera. Icyambere ukamutega amatwi ukamwumva, cya kabiri ukamuha urukundo, ukamwereka yuko hari itandukaniro, nubwo harimo uwaguhemukiye, harimo uwakugiriye nabi, ariko ubuzima bukomeza. Kwejo hari ibyiringiro. Harimo abagira amadeception bakiyahura. Icyo rero nicyo navuga ngo yuko yagize amahirwe akabona umuntu umwakira, akamuganiriza, akamuba hafi, akamuhumuriza, bwa buzima burakomeza, ejo akagira icyizere cyo kubaho. Urakoze cyane, reka tubashimire namwe, ibihe byiza aho muri hose.